Wawu urabona yuko n'ubundi byabaye connected, urabona ko mega zikora rwose nta kibazo, dore rwose ntarebe mega za MTN zirakora. Hano waje gukanga abantu sha, ntabwo twajya mu gikwe twambaye gutya. Reba uzi ko wajya wa mugani ko tugiye guhanga, wumva kata mubwira ukuntu zimeze sibyo? It was at this moment that he knew. He fucked up. Gusa ntabwo biba birangiye, urabona hano haracyarimo nubwo data zifunguye kuri MTN, ariko urabona hano haracyarimo ngo Airtel Lite. Airtel Lite niyo ikirimo, twebwe dushaka rero ko dukoresha MTN. Hi guys, ndabemera cyane. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu ushobora gukoresha mega za MTN muri iyi telefone ya Airtel. Imagine izi za promosiyo zo ku 2020. Rero abenshi baba bafitemo simukadi ya MTN ariko bakaba bakenera gukoresha megabayiti ziba ziriho, bikanga pe, abenshi ntabwo bikunda, barabigerageje biranga. Ariko uyu munsi nyine ndagira ngo wowe uze tubane hanyuma mbikwereke. Kubireba ni ubuntu rwose, ndabikohereza ubirebe. Dore uraza muri telefone yawe iyo ya Airtel. Imagine numara kujyamo, ndabizi abenshi murazifite. Numara kuyijyamo muri serivisi, ujye muri settings ahangaha kandemo. Numara kujya muri settings, uze urebe aha hambere handitse network and internet, wemezeho. Urabona hano handitse internet, munsi hari Airtel, bivuze ngo internet ifunguye kuri Airtel. Ahangaha kuri calls and SMS ni hahandi nyine ushobora guhamagara se cyangwa kwandika message, ariko bakaguhitishamo ngo ni umurongo wa kangahe ushaka gukoresha. Wenda urugero kuri calls, hari igihe bamwe baba biri kuri Airtel ugahamagara byidirectinga bihamagara, ariko iyo harimo simukadi ebyiri ukemeza hano kuri ask every time, nyine bahita urahamagara agahita bakwereka simukadi uhamagayeho ni iyihe. Twebwe ibi ntabwo byo tuje kureba, ndakeka benshi ntawe utanabizi. Dore gahunda rero twebwe turigira aha handitse simuzi, ahanditse simuzi, anda yayo handitse Airtel MTN Rwanda Cell. Ni ukuvuga rero ahangaha kuri simuzi niho turaza dukande wemeze. Numara gukanda aho ngaho kuri simuzi, uraza kuri ahangaha kuri Airtel. Urabona Airtel iri active, ariko ikaba iri na default for mobile data. Iri default for mobile data nyine niyo iri gukoreshwaho mega nyine, niyo zose urabona ko ziri active, ariko akarenzeho Airtel niyo iri gukoresha mega nyine, niyo ifunguye mega. Uraza ukande kuri Airtel hano nabicekinge. Dore ngibi hano kuri mobile data rwose nizo zifunguye, na scrolling hano urasanga n'ubundi ari mobile data, ari Airtel Lite. Twebwe ibyo tubivemo, wowe nurangiza uraza usubire inyuma hano, uze wigire kuri MTN nayo iri active uyemezeho. Rero numara kuyemezaho iyo MTN, uramanuka hano hasi ahanditse mobile data. Ahanditse mobile data ndiho uraza ugafungure kano wemezeho. Bahita bakubwira ngo you are using Airtel for mobile data. If you switch to MTN Rwanda Cell, Airtel will no longer use it for mobile data. Ni ukuvuga ngo hano bari kugusobanurira ngo niba interineti zifunguye kuri simukadi ya Airtel, niba ushaka kubikoraho ugashyiraho iya MTN, Airtel ntabwo urongera kuyikoresha ku mamega. Ubwo rero urahita uvuga ngo use MTN, bihita bigira iki, bifunguka, mega za MTN zikaba zirafunguye. Ariko ntabwo biba birangiye, mega za MTN zirafunguye ntaribi. Nk'ubu urabona hano urabona dore ngibi hano active default for data for mobile data. Urabona nyine ko ariyo iri gukoraho mega.
gusa ntabwo biba birangiye. Urabona hano haracyarimo nubwo data zifunguye kuri MTN, ariko urabona hano haracyarimo ngo Airtel Lite. Airtel Lite niyo ikirimo. Twebwe dushaka rero ko dukoresha MTN. Wowe igisubizo nta kindi, uraza usubira inyuma. Numara gusubira inyuma uze hano kuri interineti nuyigeraho urabona ko hari MTN. Ahangaha MTN Lite niyo iri gukora muri interineti. Kurikira rero, reba amaso yawe urebe haruguru mu nguni, mu ntoki zawe z'iburyo urebe mu nguni hejuru hari akantu gasa nk'agafureshi kigonze gafite akarizo kareba nk'umunuza nko mu rufunguzo rw'amaburo. Aka gafureshi kari hano hejuru akangaka uri kukareba. Tugiye kuza tugakandemo, uragakandamo inshuro imwe hano. Ubona ahari MTN Lite hagomba kuba MTN hakaba connected, ariko hari MTN Lite gusa. Ubwo iriya Lite iracyari Airtel. Dore ngibi hano, urumva ikintu urakora ni iki? Weho uraza ukande, wamaje kwemezamo bya biri twavuyeho mbere, uraza ukande kuri aka kantu gutya. Leta bigira ikintu akazirasa nk'izivuyeho, utegereze byongere bigaruke, biba birimo kwirodinga. Nako hano kuri MTN handitse ngo no connection, nta connection nyine. Urategereza gatoya urebe ko biba connected. Ubona ko hagiyemo 3G internet, haracarimo Airtel n'ubundi. Urongera ahangaha urongera ukandeho, uraguma ukandeho mpaka ahanditse no connection hagiye connected. Urongera uhakande, urongera uhakande utegereze birodinge byikorere site. Wow, urabona yuko n'ubundi byabaye connected, ariko nyine urajya ubanze ufunge mega. Ubona hano ko byabaye connected. Dore ngibi ngaha hano rwose, subira inyuma wegeye mu byawe. Urabona ko n'ahandi waza ugasanga ngo hari Airtel. Dore urabona ko munsi hano hari MTN rwose kuri interineti rwose. Urajya uyikoreshe, uraza ujye ku ma YouTube. Urabona ko rwose, urabona ko mega zikora rwose nta kibazo. Dore rwose narebe mega za MTN zirakora kabisa, ntugire shida. Dore n'ibidownloadingano birakunda. Data za MTN rwose ukazikoresha muri Airtel. Wenda kugira ngo mbanze mwemeze, reka tubanze tunafunge iyi Airtel, tunayifunge ahangaha kuri sims active rwose, tuyifunge ivemo. Ubona ko ntayirimo rwose. Simu turayifunze Airtel, dushigajemo MTN yonyine. Tayari ibintu nyine aba ari uburyohe. Yego sawa rero, ubwo nyine wibuke kuma subscribe, unasharinga ku kantu benshi bakarebe. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jesus. You know what? Jesus. Umutoza wegererane iyo nkurura baby, ngo biragoye gusobanura uko niyumva. Ngo wanwareye umutsima njya kure. Aujourd'hui aussi c'est
niwafunzafunza niwahunzahunza untwariye umutima maze turagenda ugabira umutima zirikana zawo No. hano waje gukanga abantu sha ukuntu gahunda zesitaye uyu munsi no kujya muri cya kigo cya koroni ukihumuraho nabona ndabizi urabatinya sibyo umusaza ni hatari ariko nawe urankabirije kweri uwo ndaguhamagara ngo tujye mu bukwe ukaza wambaye tenide siporo rero tugiye muri ma nyine mva nkubaze yemenyereye iwacu gukora siporo ngiye nguze niruka mpita nkubitamo agateni n'agakuru Really, nigga? rero ubise nk'ibintu urukoze n'ibiki kabisa nawe nunkabirije kweri umva sha hanyuma se ko wambaye gutya tugiye muri shoti bro ariko murari bronze ko ari byo ntabwo twajya mu gikwe twambaye gutya rero uzi ko wajya wamugana ko tugiye guhanga wumva akata mubwira ukuntu zimeze sibyo hari amafaranga se none ufite kuri momo n'igiceri magaze oke ngiye mfite ijana bari bambaye ibihumbi ijana byo guhemba abakozi sibyo ikintu tugiye kuyakoresha ni iki ngiye birunguka ndabizi sibyo tugiye guhamagara abantu bambika abantu sibyo bamwe bakodesha imyenda yo mu bukwe nyine noneho ngiye kubahamagara badukodesha imyenda yo kwambara kositimu n'agapantaro nawe urabibona sibyo ubundi tugiye gahunda ni gahunda twerekera gahunda ni inzara tukayirwanya no gufata namba y'abaturage natwe tugakora imyaka ijana wanyu reka rero njyewe mbahamagare ndetse nyaboherereza gahunda ni gahunda ni mu kanya wumva ati gutaha rwose urarya uhamagaye nzayagusubiza urarya ibihumbi ijana ni amafaranga make cyane Nyirandiziwe Emerance sujya ubona ko ucapa kandi byanditseho tayari finish bro yagiye ubwo gahunda ihari rero sibyo tugiye kugenda twimeze neza batwandike ubundi tutwerekera aya masaha kandi bavuga twanagiye urumva twanagiye bro uretse nitabe telefone manje ndabona ari ahantu twari tugiye mu gikwe se aro Esa Mose, wa mubebe usanzwe twite mwana. Yesu kumusanza twite Yego maye none umusore yisubiyeho tu. none se bwahagaze Basha, igitumba yagize bwahagaze nyine. none se bwahagaze Ikivuga se ikinyarwanda bwahagaze nyine niwe kibaye. ntabwo bukibaye Cyane rwose niwe kibaye pe. none ubwo ibyo biryo batetse n'inzoga turabigenza gute None se ibyo mwe mwashe murabireka nyine. ntabwo twabira intoki ubwo turabireka gutyo Oya mwana ari mutunga mwe ntago mukibiriye. ujya ta turaza twirire none se ubwo urumva Vuga witonze. ibyo biryo nabyo ubwo barabigenza bate Ibyo si bikiri ikibazo kuko n'abatumiwe nabyo babonye bivuze ngo ni mukije rero. cyane utari ubwo nta kuza guhari Umva tu, nyine ntabwo byatureze ubwo nyine ntago mukije kabisa. yewe Yewe, mutuze sha. nta kibazo nyine nta kundi Sawa mwana reka tugire ibintu bikurikirana uwo Yesu avuga ko twabihaye ingurube. mwabihaye ingurube Cyane rwose ubwo uzazemereye nta ubwo nta kundi nyine reka ubwo nta kundi tuhumyeho sawa bye. urasobyiyumviye none se ubwo ya mafaranga nari twadukodesheje kositimu sengane yanjye guhumyeho nyine se hari kositimu wabonye nambara ariko ubundi ntabwo mujya gushaka mutwita mpamvu ujyayo mukajya mumaze mukatwita mbere mukazikuramo cyangwa mukabyara nyuma ijana ryari It's finished.